Ibihe byiza wakoze subscribe kuri Nyayo Television, aho turakora subscribe kingi cyo kuba kora subscribe kugira tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Ndashimira umunyarwanda wese wakoze subscribe n'undi turakora subscribe, making sure ko wakoze subscribe hanyuma tujye tubasha kubana gatanu kugira ngo video zose twa uploadinze nababwiye yuko televiziyo cyangwa se channel izagica amakuru agiye atandukanye, yaba amakuru y'imikino, yaba amakuru y'imyidagaduro, yaba amakuru ajyanye no mu buzima busanzwe. Ahanga nta handi wabonera amakuru meza usibye kuri Nyayo Television. Ndashimira umuntu wese wakoze subscribe rero, making sure ko nuwo muturanye cyangwa se mu family wawe yakoze subscribe, umubwire yuko hano hari channel yizewe. Ndagira ngo uyu munsi rero tuvuge kuri Vava Valentina witabye Imana ku munsi w'ejo ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Mu by'ukuri Vava Valentina wamenyekanye ku ndirimbo Dorimbogo, ni umukobwa wamenyekanye yari avuye mu ntara ariko ageze mu mujyi wa Kigali biza kumuhira cyangwa se ngombwa ko yinjira mu muziki nyarwanda cyangwa se muri industry nyarwanda cyangwa se muri cinema ko wabivuga kose, kubera ko yashyize itafari rikomeye cyane muri cinema nyarwanda cyangwa muri industry nyarwanda. Urumva rero Vava Valentina aza kurwara yageze i Kigali. Mu minsi yashize rero yaje kubicisha ku rukuta ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri X Large cyangwa se ku Rugendo Line TV. Yagaragaje avuga yuko naramuka atagarutse atagize amahirwe kugaruka i Kigali cyangwa se adakomeje ubuzima yarabayemo, bazamusabira imbabazi ku bantu babanye cyangwa se ku bantu bakoranye akazi ka buri munsi cyangwa se ku bantu babanaga b'inshuti za hafi ndetse n'abandi bantu batari bamuzi, abo yabashije gukomeretsa n'abatabashije gukomeretsa cyangwa se abo yaryohereje muri mu bijyanye na sinema cyangwa se muri komedi cyangwa se mu ndirimbo. Ababwira yuko natabasha kugaruka i Kigali bazamubabarira ku byo wenda yabakoreye. Mu by'ukuri rero tutizimye amagambo, ndagira ngo twimbike mu kiganiro tuvuge utuntu n'utundi twagiye turanga umukobwa wacu Vava Valentina. Vava Valentina yagiye ashimisha abantu bagiye batandukanye muri sinema nyarwanda cyangwa se muri industry nyarwanda. Mu by'ukuri ndavuga ko umunyarwanda utarasetse kubera Valentina, navuga ko awo ngo nta umuntu yari afite cyangwa se nta mutima yari afite wo kwishima. Mu by'ukuri rero Vava Valentina yamenyekanye ku ndirimbo Dorimbogo. Abajijwe icyatumye ahanga iyo ndirimbo Dorimbogo, yavuze yuko akunda inyamaswa ku buryo butaziguye, ku buryo atabashe gusobanura ko yavuze ati nkunda inyamaswa ku buryo burenze ko ngewe nagakwiye kuba nyikunda. Hanyuma rero aza gukora indirimbo yise Dorimbogo, ari ratumye amenyekana haba kuri TikTok, haba kuri Instagram cyangwa se kuri Twitter n'izindi social media yakoreshaga cyangwa se n'abandi bantu bakoresha. Vava Valentina ni umukobwa wagiye utanga ibyishimo byinshi cyane. Kuri ubu ngubu rero tuvugana, Vava Valentina mu cyumweru cyashize cyangwa se mu kwezi kwashize yaje gufatwa n'uburwayi, avuga ko aribwa mu mutwe ndetse akaribwa no mu nda, ariko abantu benshi bakaba bazi ko ari igifu arwaye kubera ko n'ubundi yari asanzwe arwara igifu, hanyuma akajya kwivuriza he Rusizi mu bitaro bya Kibagora kubera ko nibo babashaga kumuvura. Hanyuma rero babonye amaze kurwara cyangwa se amaze kurwara abitangaje, abantu benshi bagiye bibwira ko ari pranka imenyere mu Rwanda cyangwa se muri industry yacu nyarwanda cyangwa se muri showbiz, bavuze ko ari prank. Hanyuma rero nababashaga kumufasha cyangwa se n'abandi bantu batekereza ko bagira icyo batanga kuri we kugira ngo yivuze, bagiye batekereza ko ari prank, ariko mu by'ukuri yararwaye kugeza ubwo byaje kumuviramo urupfu ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo rero ibitaro bya Kibogoro byatangaje ko bari bamuhaye ku itariki 23 bari bamuhaye ordonnance cyangwa se yo kujya kwivuriza ku bitaro bikuru bya Kibuye, ariko biza kuba ngombwa ko wenda famille y'ibura ubushobozi cyangwa se babura amatiki yabatwara hango ku byo bitaro, biba ngombwa ko baza gusibira. Hanyuma rero barataha bajya mu rugo, ariko bageze mu rugo bataha bazi ko cyangwa se bari kubona Vava Valentina ari kugenda agara ubuzima gake gake. Ageze mu rugo rero nibwo yaje gukomeza kurwara. Hanyuma rero ku munsi w'ejo ku itariki 27 bamugisubiza i Kibogora. Ageze i Kibogora baba transfer yo kumutransfer ku bitaro bikuru bya Kibuye. Ahageze mu minota 30 abaganga batangiye kumukurikirana, Vava Valentina basanga umutima wahagaze. Hanyuma rero niko kupfa cyangwa se niko kwamuvire mu rupfu. Hanyuma rero ndetse n'abandi bantu abari bamurwanya cyangwa se abafamiye ba hafi batangaje ko Vava Valentina yishwe n'uburwayi, nubwo hari ibindi bintu abantu bagenda bavuga ko ibyo ngibyo ntabwo tubyizera kubera yuko nta muntu wari ubihagazeho cyangwa se kwa muganga bagombaga ko baratangaje bakagaragaza icyishe Vava Valentina, ariko bavuze ko ari uburwayi busanzwe. Mu by'ukuri rero Valentina apfuye asize abana babiri b'abahungu. Umwana we wa mbere yiga mu mwaka wa 2, urumva undi nawe yari kwiga mu myaka wa hasi, abatari muri gardienne ubwo yaba ari mu wa mbere. Mu by'ukuri rero Vava Valentina
njyewe navuga ko yagiye ampa ibyishimo byinshi cyane, byishimo birenze, kubera yuko yaratsetsaga ibiganiro yagiye akora, cyane cyane nk'abantu bakurikirana Gerard Mbabazi, hari ibiganiro yagiye akorayo byinshi cyane, byagiye bishimisha abantu, byagiye biruhura abantu mu mitima. Wabaga ufite stress wareba ikiganiro cyangwa se interview Vava Valentina yakoze, ukaba wabasha kuruhuka muri wowe. Mu by'ukuri rero ndagira ngo nshimire abantu byimaze, abantu babaye iruhande rwa Vava, ndetse na famiye yo ya hafi, ndetse n'abantu babanaga mu kazi ka buri munsi hano i Kigali, babashije kugerageza kubana nawe, abamusuye ku bitaro, abagiye bohereza ubufasha. Abo ngabo bagaragaje ubutwari bukomeye cyane. Mu by'ukuri rero ndagira ngo nshimire abo bantu bose bagize uruhare mu buzima bwa Valentina, cyangwa se mu kumuzamura akamenyekana kugeza kuri uyu munsi wa nyuma ku itariki 27 mu buzima bwiwe. Mu by'ukuri rero murumva ko tubuze umuntu ukomeye cyane, tubuze umuntu watangaga ibyishimo muri sinema nyarwanda cyangwa muri industry nyarwanda. Nakababaro gakomeye cyane, nihanganisha ababyeyi biwe n'abarumuna ndetse n'abasaza be, ndetse na famiye yo hafi, ndetse n'inshuti muri rusange. Dukomeze twihangane kandi twizera ko aho yagiye niho heza kurusha. Mu by'ukuri rero ndagira ngo mwabonye ko Gerard Mbabazi yatanze nimero cyangwa se Momo Pay abashaka kuba bafasha Valentine, cyangwa se mu kuba bashyingura Valentine mu cyubahiro, ko dore ko iwabo bamaze gutangaza ko nta bushobozi bafite. Ndagira ngo abantu bose bankurikirana cyangwa se abakunda Vava Valentina mugene munyarukire kuri kwa Gerard Mbabazi, murebe Momo Pay bakizemo cyangwa se code, hanyuma muhereza amafaranga. Waba ufite igiceri cy'ijana, igiceri cya 50, igihumbi, 5,000, ndetse n'ufite ubushobozi bwatuma arenza kwa amafaranga, akaba yabasha gushyigikira umuryango Vava Valentina ku byo yashyingurwa mu cyubahiro, byaba byiza kurushaho kandi Imana yakomeza kubashyigikira. Mu by'ukuri rero Vava Valentina biteganyijwe ko ashyingurwa uyu munsi ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Uyu munsi akaba ari ku cyumweru, cyangwa se bitakunda bakazamushyingura ejo kuri 29 z'ukwa karindwi 2024, azaba ari umunsi wa mbere. Mu by'ukuri rero murumva ko dukwiye gukora ibikorwa, kubera ko ubuzima nta ubuteguza igihe buzarwara cyangwa se indwara igihe zizazira. Uyu munsi ni Vava, ejo yaba ari wowe, ndetse n'abandi bose badukurikira hanga. Ndabashimiye rero cyane cyane abari mu Rwanda ndetse n'abadiaspora bari muri Europe, abari mu Burundi, muri DRC, mu Bugande, Tanzania. Ndabashimiye cyane kuduhereza umwanya wanyu. Ndabakunda cyane. Ibiganiro nakagaruka, ndetse tuzagira tubabwira n'izindi nkuru zigiye zitandukanye y'uburyo ki bazasibukamo cyangwa se bazagenda biziza ibirori bya Vava Valentina kubera ibyishimo agiye atanga muri sinema nyarwanda. Ndabakunda cyane. This is Nyayo TV Show.